murakoze rwose, murakoze Imana ku bwabo kandi turabishimiye ko turi kumwe. Ngiye gusaba wenda bakiranye n'ahari ariko kansabe abantu basengera muri Voice of Hope Ministries bahaguruke bahereze Imana icyubahiro. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Imana umugisha. Kansabe n'abashyitsi baba badusuye badasanzwe baterana natwe babonye iki giterane bakifuza kubana natwe bahaguruke nabo tubakire. Imana ibahereze umugisha. Abashyitsi wakomera amashyi menshi cyane. Amen. Dushimiye kubana namwe. Imana ibahereze umugisha. Reka nsabe abayobozi b'ikigo ba Yurusu aho bari hose nabo baheshe umugisha bahaguruke badupepereho. Imana iduhane umugisha. Reka Green President atere haleluya. Ubu niwe mwamwumva atere haleluya. Reka atere haleluya hari. Imana umugisha. Reka nsabe abayobozi baba bakuriye ama-associations yose hano muri kaminuza imwe muri zo aho uri nawe usaba uhaguruke usuhuze iteraniro. Imana ibahereze umugisha. Hari kambasabe nabongeye kubabarira rimwe kabiri gatatu batere haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Imana ibahereze umugisha. Twiyegereje abanaziri tubakomera amashyi menshi cyane n'abasaba babe batambuka hano batunganya utuntu twaba neza. Ubwo ndaba nakira abandi. Twiyegereje abadiaspora bacu. Nababonye umuntu wansigiye aka kazi kandi shima Imana ko yagarutse nanjye ngiye kugasigira abandi. Ubwo rero Imana yarambashishije ituma abasha kugaruka abona nanjye ngiye kugasigira abandi. Ubwo rero ngamusaba haguruke n'abandi ba diaspora nababonye ba Sandrine na ba Mugabo Berize aho bari nabo bahaguruke bapepere iteraniro. Imana ibahereze umugisha. Amen. Imana umugisha. Ndashima Imana ku bwa Bishop wacu ko yahageze. Ndamushimiye cyane kubwo guca bugufi akemera kutwitaba. Ni ukuri kuzanga no guca bugufi. Ndabeshya se? Ukurikije n'ahantu Imana imugejeje no kuzanga nabyo no guca bugufi. Imana imuhereze umugisha. Ubwo umwihariko ngewe ndashima Imana nanamushimira. Byari mu 2019 byageze n'ishoje cya leta. Nderaho numva asa nk'uwaguye neza. Narasubiye inyuma kwa kuntu ukora icyaha ukumva n'Imana itakubabarira. Urabizi ukumva nyine wanasenga ukumva nta kintu kirimo kujyamo. Nagiye gusenga Foursquare yigishaga ku ijambo rivuga ku bushake bw'Imana. Avugamo ijambo ngo mu bushake bw'Imana inzira zose nizigera irombo. Ko kantu karamfasha aza guhamagara abantu basengerwa aransengera. Kuva icyo gihe numva amahoro mu mutima aragarutse. Numva nongeye kuryoherwa n'agakiza. Yari Imana imuhereze umugisha. Dushimye Imana ku bwa Faith nawe ni umudiaspora wa Voice of Hope. Dushimye Imana ko yaje ikamusaba haguruka bapepereho. Imana imuhereze umugisha. Amen. Niyegereje komiti y'itorero inshya niciwe igihe ariko ku cyumweru mu gitondo nimuzabure murebe ku runange nanga agakoni kandi agasigira umusore w'ibigango. Reka nahaguruka ariko bapepereho. Abana bahereze umugisha. Kasabe n'uwo bazakorana murabona ko amwunganira. Ariko reka dukomere amashyi y'umugabo winjiye pastor wacu wa kaminuza. Urabona ko umuntu uzafasha perezida wacu nawe yuzuye nyine. Icyo perezida abura undi aragifite. Mwakibonye icyo afite? Reka musaba haguruka nawe abasuhuze. Imana ibahereze umugisha. Amen.
reka noneho nsabe n'uwo twari dufatanyije ducyuhanye igihe nabo haguruke abapepereho Imana ibahereze umugisha. Amen. Twegereje pastor wa kaminuza wacu, Pastor Frank, umuntu udukunda cyane, utwitaba iyo tumuhamagaye atajya dutenguha. Imana imuhereze umugisha. Rero natinze ngiye kwakira abo bagabo, ariko uyu musore wo hagati ni mumukunda cyane, ni mumuzi. Hari akavideo ke nabonye nahise nkoreza Bishop, ndavuga kubera ko nyine abanaziri ntabwo ari ukubangana, nyine hari bubuze abantu bakeya bitewe no kuntu ibintu byari bimeze, impamvu nashatse gusobanura. Mwohereza akavideo ndamubwira uyu mugabo uzamutuzanira ngo muramukunda, ndamubwira nti turamukunda cyane. Rero dushimye Imana ku bwabo ko baje, singiye kubavuga cyane ariko bagiye kuririmba y'iminota mikeya, noneho twumva ijambo, then inyuma dutaraneho na iminota. Ndabakira, Imana ibahereze umugisha. Haleluya. Muzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Mwikirize haleluya. Ijwi turaryongera, sibyo? Ngamwongere kandi muzamura amaboko. Kuva mu kwa mbere kugeza uyu mwaka nako ku kwezi kwa nyuma dusa nkaho turimo gusoza, hari ibyo Imana yakoze byinshi. Wabitekereza uzamura amaboko cyane cyane, muze nk'abatindaho gato. Haleluya. Ntabwo dutinda ku mpamvu z'uko Bishop twifuza ko aganira mbere, wenda tuze gutaramaho gato nyuma y'ijambo. Tugiye kuririmba indirimbo imwe n'indi isirimba, hanyuma tuze kwakira ijambo ry'Imana. Ariko turashimana ko umubyeyi wacu twazanye, twese dusengera Foursquare Santos abahana yarahabaye, sinzi ukuntu Santos atugezeho, kandi twararanye mu gitaramo nijoro, twararanye muri overnight barajya mu gitondo, ntabwo turasinzira kuva mu gitondo. Sinzi rero ukuntu aduserutse karibu. Santos witwa Kiriki, ni umusitari rwose. Bishop yarambwiye ngo umuntu utagomba gusiga ni Kiriki. N'undi umucuranzi wacu utabonetse yajya hano bivugabutumwa witwa ngo ni Dawudi. Abo bantu babiri barambwiye ati tukabusiga, ariko twaje kuvuga n'umuyobozi yuko mu kwa mbere nzazana timu yose tugakorana. Kandi Bishop n'umubyeyi wacu n'uwo tuvuka n'uwo tubyara, uzamusaba uwo munsi twawuteguye neza tukazana, bizamugisha. Siko bimeze? Yes. Nitwa Gatore Bonfils. Hanyuma reka turirimbe rero, tutavuze ibintu byinshi, ariko hari ijambo kare ryanejeje rivuga ngo muri Yobu 28:28, maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byanditswe ijambo. Imana ishimwe. Haleluya. Amagambo araba make kuko hano muri kaminuza aba bantu baza bananize ni cyane. Hano ni abanyabwenge gusa, ubango hano ni gusa abantu b'abanyabwenge, ubwenge bupanze buri ku murongo. Rero niyo uvuga amagambo menshi barakwanariza, turayavugira ahubwo mu kuririmba no guhimbaza Imana, maze mbwira umuntu iti dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijura. Siko bimeze? Atanga tangazo, hanyuma tuduha mikrofoni. Umuririmbyi yitwa Kado, ni umuririmbyi mwiza cyane cyane. Hanyuma turi hano dufite umuririmbyi wacu uri hano, sinzi ngo niba yaje, niba hari uze kudufasha tubekingi nk'abaririmbyi nk'abanga bazi kuririmba Aritonatena na Soprano, muze mudufashe. Umuyobozi w'abaririmbyi baze turirimba ntacyo twaye. Murakoze cyane, twihanganira ko tubaciye gahunda zabo. Tugiye gusaba protokole batuzanira twiba hano, mu gihe bari barimo kuturirimbira turaza kuba dutura, hanyuma abantu bari bukoresha telefone turaza gukoresha 0788
69, 69, 083, 078, 69, 69, 083, ibaruye kuri Mary. Imana ari mu ijuru ihereze umugisha. Babaririmbyi baza nta kibazo bakadufasha tugafasha. Uzamure kuri piano papa. Nuko ngihamagara mama ziziwe zitaba ntaragira icyo mvuga ziramobera zitibira usane zibakunda cyane nakubabaye. Haleluya. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe zitaba ntaragira icyo mvuga ziramobera zitimira usange mutima nkunda cyane nakubabaye. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe zitaba
Inasina yetu zanifanya niwe jasiri kwa maneno yote zanifanya niwe jasiri kaniburudisha nikiutaika Hosana familia zangu Inasina Yesu zanifanya niwe jasiri kwa maneno yote zanifanya niwe jasiri kaniburudisha nikiutaika Hosana inasiri Kanifanya niwe jasiri kama ni kanifanya kanibudi ikiu Hosana Zabla inasiri kanifanya niwe jasiri amani Neno mfitanye ibanga n'Imana. Hari abafitanye ibanga n'Imana. Hari abafitanye ibanga n'Imana. Twazamura ibiganza byacu gusa. Twamagana kabuta.
nanjye nishimiye kugera hano kenshi iwacu kuko mu rugo n'itumba rero hano mwese n'abakinnyi rero nageza niba amapera ndahazi aho naririye mu kanya nari mazi Frank arabizi yaratureze tugiye kubyina umukunga tutazi aho umupira ariko Bishop atu n'udukupa